iya mbere Ukwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare twari dusesekaye ntawadukomye imbere oye Nkotanyi. Hari ku itariki ya mbere Ukwakira umwaka w'1990 nibwo ingabo za RPA zari zishamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi zatangiye urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ikaba yarakorwaga n'abiyitaga interahamwe ndetse bafatanije n'ingabo zari ziri ku butegetsi bw'icyo gihe. Rwari urugamba rutari rworoshye habe na gato ndetse rwasabaga ubwitange bukomeye cyane ku ngabo za RPA. Hari byinshi byagiye bigaragara kuri izi ngabo ku rugamba nko kwihangana bitari bisanzwe mu gisirikare cy'icyo gihe, umuravu udasanzwe ndetse n'utundi dushya twarimo nk'intama yagendanaga n'izi ngabo ku rugamba, ariko nyuma ikaza guhitanwa n'igisasu cyateweho izi ngabo zari ziri. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwihariko udasanzwe w'izi ngabo ujya ukunda kwibazwaho na benshi, aho izi ngabo zagendaga ziteye ibitenge mu bitugu ndetse abandi bakabikenyera mu nda, byakomezwaga kwibazwaho na benshi bagiye batandukanye, wasanga nawe ujya ubyibazaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu y'ibi bitenge ndetse n'umumaro wabyo mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nje muri kumva ndi Mugisha Fabrice umungu w'Imana n'abantu nk'abimfura cyane. Niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya buri munsi. Ku bantu bazi neza ingabo za RPA zari zishamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi, bibuka ko akenshi bagendaga bakenyeye cyangwa se biteye ibitenge mu bitugu, abandi babikenyeye mu nda. Ni ibitenge byari bifite igisobanuro gikomeye ku bijyanye no kwiyemeza. Ku itariki ya 7 Ukuboza umwaka 2025 ubwo abayobozi n'abaturage bo mu karere ka Rwamagana basuraga igice cya 4 cy'umuhora w'urugamba rwo kubohora igihugu kizwi nka Rugano, basobanuriye impamvu izi ngabo zahisemo kujya kuba mu gice cy'ibirunga n'impamvu bahisemo kujya bagendana ibitenge. Umuyobozi w'ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside Bashana Medal yavuze ko ku itariki ya 28 Ukwakira umwaka w'1990 ariko Perezida Kagame wayoboraga ingabo za RPA zari zishamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi yafashe umwanzuro wo kuzikura mu Mutara azerekeza mu Rugano hafi y'ibirunga mu turere twa Musanze ndetse na Burera. Bashana yavuze ko icyo gihe ingabo zari ziri Gabiro yazohereje ahitwa Rwatwa, abari mu gice cya Nyagatare abohereza ahitwa Namuhenure. Kuri ubu ni mu murenge wa Rwimiyaga, arangije afata bamwe mu basirikare bakomeye abasaba gutera baturutse Gatuna. Nyuma zangabo zose yazisabye guca Gatuna, bakomeza muri iyo nzira banyura Gishambashayo, Bungwe, Kivuye, Butaro, Runaba, Kinyababa no mu marembo bahingukira mu Rugano. Ubusanzwe mu Rugano ni ahantu hari ishyamba riri hagati mu birunga bya Muhabura ndetse na Gahinga, aho mu mwaka w'1990 mu mpera z'Ukuboza ari Inkotanyi zahise zikambika. Bashana yavuze ko impamvu eshatu zatumye Perezida Kagame ahitamo kujyana izo ngabo mu Rugano ari uko hari ahantu heza ho kongera kwihuriza ndetse no kugarurira imbaraga. Mu magambo yagize ati, icyambere ishyamba ryari inzitane ku buryo byari bigoye ko ingabo za leta zagutera zikoresheje imbunda nini, byari bigoye ko zihatera. Icya kabiri, hejuru y'ishyamba habaga hari igihu cyinshi cyane ku buryo bitakorohera kurasa hakoreshejwe indege. Icya gatatu nuko ariho hantu honyine hashobokaga kuhegeranya ingabo nyinshi, ugashobora kugira igihe cyisanzuye cyo kuganira ndetse no kububakamo icyizere birushijeho. Bashana yavuze ko urundi rwibutso abantu bazi neza ku Nkotanyi mu myaka y'1990 mu Rugano bazizi zikunda gukenyera ibitenge mu nda, abandi bakabyitera mu bitugu. Mu magambo yagize ati, abenshi mu bazi amafoto y'Inkotanyi mu mwaka w'1990 mu bazi bafite udutenge. Turiya dutenge twari dufite akamaro k'inshuro ebyiri. Iya mbere ikomeye byari umukanda, y'inzara yabaga igezemo barongeraga bakagakaza kugira ngo ashobore kugira icyo akora, naho imbeho yaba nyinshi agapfa kugashyira mu bitugu kugira ngo arebe ko yasusuruka. Yavuze ko kandi ibi bitenge bikwiriye kubera abayobozi b'ubu mukoro kurushaho gushaka ibisubizo by'ibibazo abaturage bafite. Mu magambo ye kandi yakomeje agira ati, icyo mwabyigiraho rero ni ukuvuga ko wowe niba warushye kandi uvuye kure cyangwa mu buzima bwawe uri gukora ugitekereza ibiri imbere, uko wakubaka hazaza hawe heza. Uyu muyobozi kandi yavuze ko niba ikintu gikomeye cyane bitavuze kureka intego, kuko kuyigeraho bisaba guhura n'ibibazo, bigasaba gufunguka mu mutwe ukaryoherwa n'ubuzima, intsinzi zikaza nyuma. Bashana yavuze ko mu Rugano ari ingabo za RPA zagaruriye imbaraga zitangira gukora ibitero bitandukanye kandi zikabitsinda. Ibi ngo byahise bibongerera imbaraga, babona ko noneho urugamba rwo kubohora igihugu rushoboka ndetse cyane. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kigabiro
Rushimisha Malik yavuze ko batagiye mu rugano kwiga kugira ngo bazarwane, ahubwo yavuze ko bagiye kwigira ku mateka kugira ngo bajye mu ntambara y'iterambere. Mu magambo yagize ati, dufite abaturage bagomba kugezwa ku majyambere kandi kugira ngo bayagereho nuko tugomba kureba bakoresheje bike bakagera ku ntego. Uyu munsi twe nta nzira z'inzitane dufite, ahubwo dufite umusingi twashyiriweho n'inkotanyi ku buryo uzadufasha guteza imbere abaturage n'igihugu cyacu. Ndagushimiye cyane we twabanye, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganiro bya buri munsi. Nge nari Mugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu, nkabimfura cyane ndabakunda. Ciao ciao.